tugushimiye gukomeza kubana natwe mu bukangurambaga bwo kwita ku buzima bwo mu mutwe bwateguwe n'umuryango w'abahoze ari abanyeshuri barakoze jenoside yakorewe abatutsi JRG hamwe na Imbuto Foundation ku bufatanye na Mastercard. Eli Mugabo w'Ishema ayobora umuryango witwa Nsindagiza. Uyu muryango ugamije gukorera ubuvugizi abageze mu zabukuru kuko babonye ko bahura n'ibibazo bitandukanye bitewe n'ibihe baba bagezemo. Ese ubundi ni abantu baba babayeho bate? None iyo umuntu yegera izabukuru aba arimo kwegera ahantu abona asa n'ugiye kugonga urukuta, akaba yibaza ngo nyuma yaha nzajyayo. Aho hantu hanyuma y'izabukuru umuntu akumva atarimo kuhabona. None uko yumva atazahabona, abantu nabo bakamufasha kubona yuko rwose n'ubundi nta cyerekezo, nta buzima, nta buryo, ntacyo umuntu ashoboye. Yaba ari nko mu kazi utangiye kujya imyaka za 40 ukabona niba hari ikibazo kibaye ngo bura niba abasaza, bura niba y'abakecuru, ku buryo mu by'ukuri uba wumva ikintu cyose kitagenze neza niba abasaza niba abakecuru. None wajya kumva nko muri za disikuru ubushize twarabivuganye, wajya kumva ku bantu hose barimo kuvuga ngo ni uguteza imbere urubyiruko, abajene, amaraso mashya. Noneho ukajya wumva urimo kugenda wibagirana. Mu minsi ishize wari ugezweho wumvaga ubuzima bwawe bwose isi yose kuri imbere, ku buryo ujye kureba ugasanga umuntu ku myaka 40 abana bamaze kugenda barimo no kwiga muri segonderi, bazavayo bakomeza ku buryo ntawe uzahagaruka. Ugasanga bya bindi twabonaga ari ikibazo, umuntu atangira kugira ubwigunge n'irungu ku myaka yenda za 70, hahandi yabaga atangira none kuba afite abuzukuru. Uyu munsi arimo kubitangira ahubwo gifite n'imyaka 40-45, usanga umugabo n'umugore bibana mu rugo bakakomeza kuba muri ubwo buzima. Yagira ibyago noneho umwe muri bo yapfa, bikaba birarangiye. Etienne Munyandoha n'umusaza w'imyaka 72, umwaka ushize yagize ibyago apfusha bari barashakanye. Ni ikibazo cyaje cyongera kubindi avuga ko ahuje nabo mu kigero cye. Aratubwira uko bari muri icyo kigero baba basanzwe babana n'abandi muri societe. Babana n'ababarusha nabo barusha imyaka, urubyiruko rero ntabwo rufite imyumvire imeze nk'iyabo, batekereza ku buryo butandukanye. Ubwo buryo butandukanye rero butuma ibitekerezo byabo babura uwo babiganiriza kubera ubuke bwabo, kuko nta n'urubyiruko muri iki gihe usanga abantu bakuru ngo batekereze uko kera byari byifashe, uko abatoya babanaga n'abakuru, uko abato bagenderaga ku mico y'abakera. Mbese nk'aho mugani uvuga ko ngo utaganiye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Uwo mugani usa naho muri iki gihe nta gaciro ufite. Beata Mukarubuga ni umukecuru wapfushije abana 5 n'uwo bashakanye mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Ageze mu myaka mikuru, avuga ko abageze mu zabukuru bari basanzwe bafite ibibazo, ariko icyorezo cya COVID-19 kikaza cyongeraho ibyacyo. Nukuri sinabona uko mbigusobanurira, ariko muri make COVID yahemukiye abantu bakuru, yahemukiye n'abatoya, ariko ku bantu bakuru yarahageze irazingazinga. Nukuri ku bantu bakuru iyo miryango nakubwiye n'amatorero babageragaho. Ku bantu bakuze urazi yuko no mu mvugo bavuga bati COVID irahuta abantu bakuru. Umuntu akavuga ati mbese agakuka umutima. COVID yagabanije abakozi, ari abato ari abakuru, ariko ku bantu bakuru bigiragaho abandi bari, ku bantu bakuru bigiraga gusenga, ku bantu bakuru bigiraga baragendagendaga. COVID yahemukiye abantu bakuru cyane ibashyira mu kazitiro, n'abafite ababo ntibakisanzura cyane. COVID yaje ari icyorezo kibi cyane giturutse ahari ku mwanzi shitani. Ese ubundi imyaka yo mu bukuru uyirimo ababayeho hate mu mitekerereze? Professor Sezibera Vincent ni umwana muri kaminuza akaba n'inzobere mu bijyanye n'imitekerereze, yarabidusobanuriye. Nicyo gihe bamwe bagera mu zabukuru bakava mu kazi bakajya mu kiruhuko cy'izabukuru, ugasanga inshingano yari afite ntazo agifite,
mu muryango mugari w'abanyarwanda. Aho ngaho umuntu agenda yumva nk'aho agaciro yari afite hari ikigenda gihinduka kubera za nshingano atagifite, cyangwa se n'ijambo yari asanzwe afite ugasanga siko bikimeze. Ibyo rero bituma ahinduka muri we. Bamwe ukabona bagaragaje ibimenyetso byo kwiheba, ibimenyetso byo kwiheba, ibimenyetso byo kubona ahangayitse, ariko hari n'abagira ibirenze ibyo, ukabona ntakimenya gusobanukirwa ibirimo biba. Hari indwara zizwi nazo zihera ku mubiri ariko zigatuma gutekereza no guhuriza ibitekerezo hamwe nabyo bihungabana. Indwara zizwi nka Alzheimer cyangwa syndrome ya Parkinson, bigaragara ko ari umubiri ariko bikanatuma atakaza ububasha bwo gutekereza ndetse no kwiyobora no kuyobora ibitekerezo bye. Ariho muzumva bamwe bavuga ngo umusaza cyangwa umukecuru wari wambaye gutya yavuye mu rugo agiye, ntabwo yagarutse, wamubona yamugeza. Hari indwara nk'izo zituma atakaza ubwo bushobozi bwo kuyobora no kumenya inzira cyangwa no kumenya n'abantu ari kumwe nabo. Rero haba hari ibyo byose bishobora kugaragara ku bantu bageze mu zabukuru. Hari n'abashobora kugeraho kubera kwa kwiheba, kwa kumva bahangayitse, bagatangira kugaragaza imyitwarire idasanzwe. Umuntu utari usanzwe unywa inzoga nyinshi ukabona asigaye anywa cyane, utanywa itabi ukabona asigaye anywa itabi cyane, ukabona atagisabana nk'uko yari asanzwe asabana, asa n'uwihugiyeho. Ibyo byose rero bishobora kumugaragaraho nk'impinduka zaba ziturutse ku mpamvu zitandukanye. Umuryango Nsindagiza uvuga ko abantu baba babayeho babangamira imitekerereze y'abageze mu zabukuru nyamara batazi ko babikora. Ni urugero, niba hari gahunda ziriho za zindi zijyanye n'ubuzima bw'igihugu, ukaza gusanga buriya abana kuva ku mwana w'imyaka 6, inangahe wacu rwose iyo hari gahunda iriho, abana kuva ku mwana w'imyaka 6 baba bari mu matsinda y'abana, kuva mu mudugudu, mu kagari, mu murenge, mu karere, ukageza mu rwego rw'igihugu. Abana bafite ahantu batangira ibitekerezo ku buzima bw'igihugu. Urubyiruko, abisumbuye nabo bagira ahantu bafite gahunda bavugiramo, ku buryo kuva nabo muri izo nzego zose baragenda bakagira bavugira. Abagore bafite bavugira n'abandi. Ariko noneho abantu bageze mu zabukuru, uribaza ngo ese we azatanga igitekerezo nk'umuntu ugeze mu zabukuru ryari? Noneho kuba abageze mu zabukuru badafite urubuga bavugiramo, batangiramo ibitekerezo, usanga mu by'ukuri wabyita ko burya akato tubyite nk'ihezwa. Nanone icyo ngicyo usanga ko ari ikibazo, kuko akato twe tugafata nanone nko kuba utagera aho wagombaga kugera, kuko gashobora kuba ari akato 100%, gashobora kuba 80, 50, 60, 30 cyangwa 10 cyangwa 0. Rero iyo umuntu atagera aho yagomba kugera hose, adahabwa amahirwe yo gukoresha ubushobozi bwe bwose, adahabwa amahirwe yo gukoresha ubwenge bwe bwose, adahabwa amahirwe yo kugira yo kubaka igihugu nk'uko twari turimo kubivuga. Aba bantu bageze mu zabukuru buriya hari igihe tubona bafite intege nkeya z'umubiri, tukagira ngo no mu mutwe byaranze, ariko buriya bazi ubwenge, ariko ntabwo bahabwa amahirwe yo kubikoresha. Ni ba bandi bagenda yajya kwa muganga, yatangira kuvuga ibyo arwaye, ugasanga muganga akamubona mu ishusho y'umuntu ugeze mu zabukuru. Noneho yabona uko nguko amubonye, arimo kuvuga ati gira vuba, erega twe ntabwo tuvura izabukuru. Rero ibyo ngibyo ni uburyo bagenda bahezwa basigara inyuma. Ariko wajya kureba mwese tugiye turi 10 gushaka ubwishingizi bw'ubuzima, ubwishingizi bw'indwara, wajya kureba ugasanga umwe barabumwemereye, undi babumwemereye ku mafaranga menshi cyane, undi bati ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo uwo muntu ubwiye ngo ntabwo bishoboka ku byo abandi bemererwa, burya ni akato kabaye gasobanutse gute, ariko ni akato. Niba tujyanye kuri banki, umwe bakaba bashobora kumuha inguzanyo ashaka, undi ntibayimuhe, burya ni akato.
iyo tubagira inama turavuga ngo nyamuneka nubona wegera izabukuru reka kwiteza ibibazo bya banki, ibyo ngibyo ni urundi ruhande. Ariko niba yaje wamuteze amatwi ukamwumva ku buryo ushobora kumuha ibyo agusaba cyangwa ukagira umwanya wo kumusobanurira ko ntumubwire ngo imyaka yawe ntibikwemerera. ese ubundi aba babyeyi batubyara bakadukuza baba bakwiye gufatwa bate bageze mu myaka y'izabukuru? muzajya muganira n'abo bageze mu zabukuru se cyangwa abakiri bato bafite ababyeyi babo bageze mu zabukuru. Uzumva bamwe bakubwira ngo mfite umusaza cyangwa umukecuru ngo ari kungora. Wamubaza gute akakubwira ati umukecuru buri gihe mba namwohereje amafaranga kuri mobile money, namwubakiye inzu, ibintu byose arabifite, ndamuhamagara buri gihe nkamuganiriza, ariko still urumva ngo aramvuna. Nyamara wa mubyeyi yego n'ibyo arabikenewe, ariko akeneye ko umugeraho mukicarana iminota 2 akakureba, mukaganira. Ibyo nibyo bimutaha ku mutima birenze ya mafaranga yo kuri mobile money. Kuba umugeraho mukaganira bishobora kumuha ihumure muri we, kuko ashobora kuba aryama akikanga umwana we yapfuye ari we uwo nguwo. Wamuvugisha kuri telefone akumva ntabwo biri kumuha icyizere, kuko yumvaga yaguhobera. Yego turi mu bihe bidasanzwe bya corona, ariko aba yumva yakubona akakubona wowe, byongera kwa bya bintu wamuha byo kumufasha. Mu byifuzo by'aba babyeyi harimo ibyo bagaragaza ko bitanaguye, ko ahubwo abantu bakwiye kubishyira ku mutima. Nka minisiteri ishinzwe gutwara abantu, nta na rimwe nari numva ihugure nk'abashoferi ba bisi. Timwe abashoferi mwe, umuntu ushaje koko nimubona ahingutse mujye mwibwiriza, mubwire abagenzi muwahwiture uwo muntu, aho kugira ngo abakiri batoya banigane bashaka kumutanga umwanya, mujye mureka abanze yinjira. Ibyo ngibyo nta na rimwe nabibona. Cyakora hari abashoferi bakeya njya mbibonana akavuga ati yewe sintwara imodoka, nkibona uriya musaza ukukuze n'akabando agihagaze hariya abasore bicaye. Abashoferi bakeya barabikora. Urwo ni urugero rumwe natanga. Erega bose ko ari abakene, hari n'abakize badafite babuze amahoro yo mu mutima. Ikintu cyakorwa ni ukubegera pe, ni ukubegera. Ntabwo ubukristo cyane ari ukuvuga ijambo ry'Imana gusa, bigaragarira no mu bikorwa. Ubuza agasabuna ukakamuha. Abantu bacu bakuru ntibagende, ntibatahe, ntibapfe basiga amarira u Rwanda, bagapfira ku mugisha, akavuga ati ndagiye, baransindagije, ndagiye, igihe cyanjye kirageze. Rwose tukababa bugufi, kuba bugufi, kandi kuremamo ibyiringiro. Ntatahe yihebye ngo nzarundarundwa nande, oya, akumva ko hakiriho ibyiringiro. Ese ni ibintu bishoboka ko abageze mu zabukuru umuryango mugari wabafasha gusaza neza bagatabaruka bishimye? Igisubizo twagihawe n'inzobere mu mitekerereze, Professeur Vincent Sezibera. Muri make ni nacyo kigenda kibura mu isi turimo kubera impamvu zitandukanye. Abageze mu zabukuru nicyo gihe baba bakeneye ko ubaba hafi, ukahagera, waramutse, ndabona usa gutya, mwana wanjye nanjye ndabona urakomeye, akureba. Abakeneye iyo contact. Ibindi nkuko navugaga bigaragara, niba twavuze kandi nako bimeze ko umubiri uba umaze kunanirwa, nicyo gihe batangira kugira indwara zitandukanye. Ni nacyo gihe abakeneye kuvuzwa birenze uko yari ameze mbere yuko agera mu zabukuru. Kubitaho, atakarubaga impande, utamujyanye ngo umuvuze, yumva ko nta gaciro agifite, ko wifuza ko yakwitabye Imana. Nyamara mu by'ukuri siko wari wabitekereje, ariko niko ashobora kubifata. Ariko ko arwaye, wabona ko arwaye, kumujyana kumuvuza nabyo bifite ukuntu bituma nubwo yagenda agera mu zabukuru, ariko ntapfana agahinda no kwiheba, kumva ko ntacyo kimaze.
ubuzima bw'umwana bugenda buba bwiza uko akura, ariko ubuzima bwugeze mu zabukuru bugenda buhura n'ingorane uko yegera imyaka mikuru. Abantu basabwa kwita kuri aba babyeyi, ariko kandi nabo babona batangiye kugira ibibazo bakagana ahatangirwa serivisi ku buzima bwo mu mutwe, yaba mu bigo nderabuzima byose, ibitaro n'amavuriro y'umwihariko.